inama nakunda kugira urubyiruko rw'abakobwa bagira inama yo kwitinyuka bakagira confidence muri bo bakumva yuko icyo umuhungu ashoboye nawe yagikora nta kibazo nta kintu rwose baturusha nagiraga yuko abahungu bafite ubundi bwenge ntabwo nibitekerezo. Aha rero turi ni mu kigo cy'imyuga n'ubumenyingiro, tukaba turi kubona hari gukorerwa ibintu bitandukanye bijyanye na sudire, ahandi ni mu bubaji, hagiye hatandukanye, harimo ibintu byinshi bitandukanye. Ubu rero tukaba tugiye kwinjira mbere na mbere muri class itunganyirizwamo cyangwa se yigirwamo ibijyanye n'inkweto. Rero akaba ariho tugiye gutangirira tuganira n'urubyiruko rw'abana b'abakobwa n'abahungu mu buryo butandukanye. Reka twinjiremo turebe uko bimeze, tutangire tuganire n'urwo rubyiruko rw'abana b'abakobwa. Mwabibonye hari ibintu bitandukanye, sudire, ububaji, inkweto. Aha rero ngeze cyangwa se aha ninjiye akaba ari muri classe ikorerwamo inkweto. Urabibona aha ni mu ishuri, urubyiruko rw'abana b'abakobwa n'abahungu bari mu bintu bitandukanye, barimo baratunganya ibikoresho byabo, barimo barategura ibyo bari bukorereho, bari tayari kabisa. Urabona ko ni urubyiruko rufite courage, ni urubyiruko rufite gahunda, rufite aho rushaka kuva n'aho rushaka kugera. Bityo rero urubyiruko rw'abana b'abahungu urabona ni abasore barasa neza, barakeye. Musore bite? Amakuru yawe? Ndabona ufite icyuma, ufite murare. Iki kintu uri gukoresha bakita ngo iki? Icyuma cyita imbarasuka. Imbaraki? Imbarasuka. Komeje kubyumva rero ko baba barimo barategura, banatunganya ibikoresho bya hato na hato kugira ngo babashe gukora inkweto, kugira ngo ejo n'ejo bundi nidukenera inkweto zigezweho tutagiye kuvuga ngo turazikura hanze cyangwa se mu bindi bihugu, natwe iwacu mu Rwanda murabona ko bisigaye bigezweho ko natwe tubyikorera. Icyo nshaka kukubaza ni kimwe, ese ni iki cyaguteye kuza hano, ni iki cyatumye utekereza kuza muri iyi myuga? Hari n'ibindi, ese mbere y'uko uza hano muri iyi myuga byo hari ikindi waba warigeze ukora kijyanye no kwiga? Ndavuga se hari ishuri wari uvuyemo rindi ritari imyuga? Mbere y'uko nza hano nari ndangije amashuri yisumbuye, mu wa gatandatu nigaga ishami rya mege. Ndangije rero nabonye ubuzima nta kundi kuntu bumeze, mbona ntabonye akazi vuba, ndavuga ati reka nshaka umwuga. Nibwo naje gutekereza kuza kwiga uno mwuga wo gukora inkweto. Ushatse kuvuga ko n'abarimo biga nta mumaro bibafitiye? Oya, ntabwo ari icyo ngicyo nshatse kuvuga. Ushatse kuvuga iki rero? Nshatse kuvuga ko umwuga umwe nta kintu wakumarira. Ushatse kuvuga ko umwuga umwe ntacyo wakumarira? Ibintu byose ni ukongerana nyine. Nk'ubu ngubu naje hano kuko nta kazi nari mfite, nyine narangije mbona nta kazi ndimo kubona, ndavuga ati reka nze hano nshakisha umwuga, ejo n'ejo bundi sinzi uko byazaba bimeze. Okay, ubu hano wicaranye diplome yawe ku buryo uvuga ngo na certificate wenda nisohoka y'umwuga nzi byose nzabifatanya nshakisha ubuzima cyane rwose. Urabwira iki bagenzi bawe barangiza kwiga? Kuko hari abajeni barangiza kwiga bakumva ko batabonye akazi ko mu biro cyangwa se mu makampani ameze neza, badashobora kuza kwiga umwuga nk'uyu nguyu wo gukora inkweto. Icyambere ni ukugira ni ugutinyuka. Nimba barangije umwuga, barangije kwiga segonderi, si ngombwa kugira ngo bicare mu rugo. Iyi nama nabagira ni uko bajya bashaka umwuga wundi, bakaza bakiga umwuga, bagashaka amantuza, amasertifika n'amadiplome byose bakabyicarana mu rugo. Hari igihe ejo n'ejo bundi byazabagirira akamaro mu buzima busanzwe.
Aha, urakoze rero, urakoze kandi nakubwira ngo courage kandi ujye ugira n'inama bagenzi bawe. Hano hari umukobwa mwiza cyane mbona afite courage, afite morale, urabona ko arishimye, yishimiye ikintu arimo akora, cyane ko tutabimenyereye ku bana b'abakobwa nk'aba ngaba, tutasanzwe tubizi cyane ko tubimenyereye ku bahungu. Hanyuma munyeshuri, wiriwe neza? Witwa nde? Nitwa Ingabire Honestine. Ingabire Honestine, urishimye, ndabona umeze neza, uratangaza iki cyangwa se uratubwira iki ku kijyanye n'uyu mwuga ukora? Ikintu nababwira, uno mwuga nkora ni mwiza, ndawishimiye. Ikintu nabasha kubabwira, kandi umuntu uwukoreranye ubushake afite icyo ashaka kugeraho, byanga byakunda kigeraho, kuko ugira good effect, ntago ari effect mbi. Okay, ndabona uko biri kose uri kubikora ubikunze. Ntitumenyereye abakobwa bafata umwanzuro nk'uwawe cyangwa se ngo bafate icyemezo bavuge ngo ngiye kwiga gukora inkweto. Gukora inkweto dusanzwe tubizi ku bahungu, ugaca ku muhungu ku muhanda arimo aratera kore, aratera koroshi. Ese wowe wumva nta pfunwe bigutera nk'umwana w'umukobwa watinyutse kuza muri iki kintu, ukumva ko ugomba kwicara ugatekereza, ukumva ko ugomba gufata koroshi nk'abandi, ukajya winjiza mu rukweto ukadodera umuntu agakomeza akakwishyura, wumva nta kibazo, nta pfunwe bigutera nk'umukobwa? Kuri njye nta pfunwe binera, kubera ko ikintu cya mbere ni ubushake. Iyo wicaye ugatekereza ku kintu ukumva ko ugishaka, byanga byakunda icyo kintu ushaka n'ubundi ukigeraho kandi ukagikora kuko ugishaka, ntabwo ugikora kubera ko ngo uyu nguyu nancaho yari asanzwe mbona uku nguku, akabona ndimo ndadoda koroshi, ndodera umukiriya na koroshi aranseka, ariko kubera ko uba ushaka ikintu kandi ufite intego ushaka kugeraho, byose urabyirengagiza, ugahanga amaso icyo ushaka kugeraho, apana guhanga amaso abantu bari buguseke cyangwa se bari bubone kundi. Okay, birumvikana ko wabijemo wumva bikunze. Ninde wakugiriye inama mbere na mbere festival akakubwira ngo genda ubikore, cyangwa se ni mama wawe, ni famiye yawe, ni inshuti zawe, ni wowe ubwawe wicaye ubitekereza wumva ko ugomba kujya kwiga gukora inkweto? Nari ndangije gukora toronkome, iyo umuntu arangije gukora toronkome afite kuvuga ati nzajya kwiga ahangaha n'ahangaha, rero natsinze banyohereje ahantu muri Nyaruguru. Ndicara ndavuga ngo nziga section, niga section se nzabona akazi, mbese ntangira gutekereza ku kintu nzakora. Ndareba ibintu bigezweho ubu ngubu, ndavuga ati ngiye mu bintu byo gukora inkweto wenda nazagira icyo ngeraho. Nifata umwanzuro ku giti cyanjye, ndagenda ngeza ku babyeyi banjye. Ababyeyi banjye nabo baramfasha, bambwira ko ari ikintu cyiza, ninyukura n'ubushake kizagira icyo kingezaho, mpita mbikomeza kuko numvaga. Aha, iyi rero ni Nyampinga TV, inshuti bakunzi ba Nyampinga TV, turahababereye, turababariza nk'ahari mwe mwibariza. Dukomeje kuganira n'urubyiruko rw'abana b'abakobwa ku kijyanye n'imyuga urubyiruko ruhitamo gukora nk'uko muri kubibona. Ndacyakubaza umukobwa, none se ukimara kubibwira umuryango wawe cyangwa se ababyeyi bawe babifashe gute? Barabyishimiye cyangwa se hari izindi nama baguhaye? Navuga ko batabyishimiye, ahubwo umubyeyi wese agira uko atwara ibintu. Iyo umubwiye ikintu ntabwo ahita akwereka uko agitekerezaho, ahubwo arabanza akagenda akajya gukora, akavuga ati uriya mwana wanjye yambwiye ko akunda gukora inkweto kandi yifuza kuzabikora. Noneho gukora inkweto bigeze hehe, bifite irihe terambere muri kino gihe, nabikora bizagenda bite, ese arabishaka? Bakabanza bakibaza ibyo ngibyo, bamara kubyibaza bakagaruka tukabiganiraho, bakambwira uko babibonye, kuba ati gusa barambwiye gukora inkweto twabonye ari ibintu bigezweho ubu ngubu, ko made in Rwanda iri imbere cyane. Bavuga ati made in Rwanda iri imbere, ni ibintu byiza, nubikora bishatse bizagira icyo bitugezaho, kandi nayo hari ahantu heza bizakugeza. Komerezaho. Okay, ndakumva neza. None se ubu wowe urumva nk'umukobwa ufite umukunzi? Aya nta mukunzi ufite. Kubanje kubiseka? Nuko igihe cyari cyagera. Okay, birumvikana. Ndari icyo nshaka kukubaza gito cyane.
ese mu kwiga uyu mwuga wo gukora inkweto uba wumva nta kibazo, urumva hari aho uzagera ukagutungira umuryango mu gihe uzaba umaze kuba nk'umumama, urumva nta kibazo bizatera umugabo wawe cyangwa se umukunzi wawe? Impamvu nari mbikubajije, ushobora kuba ufite umukunzi wawe ugasanga bamuvuga ati umukobwa ukora inkweto ntibyumvikana ko natwe tutabimenyereye, ese urumva nta kibazo? Ubukunzi kuko ngo namufite kandi nkaba ndimo ndabyiga, igihe azazira azaba azi ko nkora inkweto, ubwo rero nta nkunda azakunda n'umwuga nkora. Okay, mwabibonye rero, iyi ni Nyampinga TV kandi mukomeze kudukurikirana. Dukomeje kuganira n'urubyiruko rutandukanye, ari abakobwa ari abahungu, muri kumva ibitekerezo bagiye bafite bitandukanye, imyanzuro bagiye bafata, uburyo bagiye biyumvamo imyuga no kuza gutekereza kuyikora. Dukomeje kuganira n'urubyiruko rugiye rutandukanye. Iyi myuga n'ababyeyi bagushishikarije kuza kuyiga, ese ababyeyi bamaze nibo bakohereje cyangwa se niki watubwira? Njye n'ubundi nkiri mutoya nakunze ubundi gukora inkweto kuko n'ubundi narazidodaga, ndavuga ati ngomba kuzabuka amenye n'ubundi gukora inkweto nkaziyubakira urwanjye ruganda. Okay, intego zawe ni ukubaka urwaye uruganda, bivuze ngo mu muryango wanyu hari umuntu wigeze ukora uyu mwuga ku buryo wavuga ngo waramukurikije? Nawe. None se warazidodaga, wadoderaga abana bagenzi bawe, uzidoda wakoreraga amafaranga, wabikoraga gute? Nzidoda nadoderaga amafaranga, ariko nyine byabaye ngombwa yuko nkomeza umwuga nkaza no kwiga kugira ngo mbashe gukora inkweto, wenda ku buryo najya njyana no hanze inkweto. Bivuze ko rero izi n'ubundi waje ubizi, ni ukuvuga ngo waje kongera ubumenyi, ariko ubundi by'ibanze wari ubizi? Yego. Ubu se urumva nurangiza uzikorera cyangwa se uzakorera abandi? Nyine bishobotse wabonye amafaranga wagura nk'ibikoresho ukikorera, kuko ntawishimira gukorera undi. Reka gukorera undi se ubona wabifata ko ari ikintu cyiza cyangwa se kibi? Kuko n'ubundi baba baguha amafaranga bitewe n'ayo mwumvikanye, kandi urumva ukwezi kuragera bakaguhemba ugakemura ibibazo bikeya, urumva icyiza ari iki? Nyine gukorera abandi ntabwo ari bibi, kuko nawe uba wifasha nyine muri cya gihe uri gukora, uba ubasha guporogaramu amafaranga wakabonye, noneho na wa wundi uri gukorera nawe arinjiza, noneho yamara kwinjiza nawe akazaguhemba, yaguhemba ukagira icyo ugura, wenda wakwagura umushinga wawe umaze kubona amafaranga, ariko byahereye muri ya yandi wakoreye. Okay, urakoze kandi kuraje, nakubwira ngo komeza ugire umuhate, ugire ishyaka n'umurava, kandi ishya n'ihirwe ndari kwifurije. Shuti bakunzi ba Nyampinga TV, rero dukomeje kuganira n'urubyiruko rutandukanye hano mu kigo cy'imyuga n'ubumenyi ngiro. Turazenguruka rero karase zigiye zitandukanye tubagezaho n'abandi, mugende mureba ibyo bakora bitandukanye. Murabona ko urubyiruko rurishimye, rurimo rurategura ejo hazaza. Nawe rero itinyuke, cyane cyane ku bana b'abakobwa, niba ufite ubwoba utinyuke uzukore, kuko umwuga ni ikintu cyiza, ni ikintu cyagufasha, ni ikintu cyageraho kikugeza kikagutungira umuryango, utiriwe usaba, utiriwe ujya gushaka akazi utari bunakabone. Ariko uramutse uzi umwuga ntawe ugirana ikibazo. Umwuga ni ikintu navuga ko gitunze abanyarwanda benshi. Mbere twajyaga dushaka inkweto tukajya tukarangura hanze bikaduhenda tukajya guta, ariko murabona ko n'urubyiruko rwacu rusigaye rubyikorera, ari byo na nyakubahwa ahora dushishikariza kumenya kwikorera ibyacu tutagombereye iby'abandi. Reka tugere no mu zindi nce zitandukanye muri iki kigo.